nibiye bikorwa mufitanye imbere mumurikira abantu canke se niba hari nivyo muteganya cyane cyane ndabizi ko cabazanye hano hari ibikorwa mufite byanyu bya korari na projet mufite mushaka kubwira abantu dufite ibikorwa byinshi bisa nk'aho ari ivugabutumwa twari dufite ibikorwa byinshi nka korari byinshi cyane igikorwa cya mbere twari dufite igikorwa cyo gusohora indirimbo cyo kwamamaza ubutumwa bw'indirimbo ikindi cya kabiri tukaba twari dufite igikorwa cyo gusura imfubyi n'abapfakazi kimwe twaragisohoje uyu mwaka twaragisohoje tukaba dufite ikindi gikorwa cyo gukora ivugabutumwa mu yandi masengero ivugabutumwa z'indirimbo tukaba twarakoze ivugabutumwa rimwe muri uyu mwaka ni nk'ibyo twakoduteganyaza ni nk'ibyo twakoduteganyaza guteganyaza kubwira abantu n'ibyo gusa twari dushaka Yes, tubaye kaze inshuti bakunzi ba Metos TV mwese aho muherereye ku migabane itandukanye twizere ko muri amahoro kuko musanzwe mubizi rero kuri microphone Osborne Nyamusebenge naho kuri kamera tukaba turi kumwe na Mercy imbere za kamera zacu murahabona abasore babiri b'abanyamurenge basa neza ariko ntago turi bubavugeho byinshi reka dutangire tubasaba tunabaha akazi kuri Metos TV kugira ngo bibwire abakurikiye iki kiganiro cy'uyu munsi kugira ngo bamenye abari batugwaye kaze bro. Jewe amazina banyita Reka Moise nkaba ntuye hano Kasarani uko no kwivuga se cange ubivuze mu ncamake mbivuze mu ncamake none nivuge bitari mu ncamake ngaho ivuge mu burambu. Jewe amazina banyita Reka Moise nkaba ndi umusinzira w'umukwakuzi nkaba nsengera muri Gosheni ababyeyi banje ntibatuye hano batuye muri Kongo tugwaye kaze man. Yego Amakuru ni meza n'amahoro kabisa ko wishimye cyane nicyo wajware oya no kwishima gusa kwese yatugire neza kandi umunsi mwiza. Yego uyu munsi n'ikimana gukoreye cange so gitandukanye n'ibindi bye nukumva kuba navyutseho nico nishimira cyane kuba wavyutseho gusa. Yego ndi musima. Yego hari umunyeshuri bigeze kubaza ngo se yaje kugira gute ku ishuri aravuga ngo yaje kwiga baramubwira ngo bazamubone ku gikoni yagiye gufata ibiryo nawe yakovyukije ubu yicara ku gitanda ivyo zo uwo munyeshuri uko yasubije nuko avuga mbere yuko aje gufata ibiryo nuko yari yavyutseho mbere yuko aje gufata ibiryo nuko yari yabanje kuja ku ishuri nuko yari ahatuye iwe garavuze ngo camujanye ku ishuri kurya ndebe urumva no kugenda bisavye kera kuba ari bigize kubaho yobaho ariko nyamukuru no kugenda ku ishuri kurya niyo nyamukuru tuwo kugutari maybe ariko wariye ntiwo kwigutariye wariye wo kwiga. Yego niko bimeze canke nabicurikiranyije atangira wibwira abadukurikira. Banita Sava Munyana Kagabika nkaba ndi umungu w'abagabika tuye Kasarani niho nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Gosheni riyobowe na Reverend Musuri. Yego kugoreho gato abagabika nabaki abagabika n'umurara ntarindi zino ugira ntarindi zina abagabika bagira bararigera neri n'abagabika ni igisekuruza cyacu ariko gifitanye isano n'icy'abagorora. muri abagorora b'abagabika niko bakubwiye nese kubera ko uri umugabika ukavuga igisekuruza kandi umurara n'umugorora niyo mu nzu yacu abagabika navuze mu nzu yacu.
aho ufite amacakubiri oya ndayo arahari oya ndayo nimba utavuga umuraro ukavuga inzu kurumva kera utaciyemo abantu nawe ni umurara nyine iyo mbese dufitanye isano n'abagorora mwacu abagabika ahubwo muri abagorora babagabika nta sano mufitanye oya turi abagabika gusa abantu babizi baze kubitubwira nutsindwa uzangurira oya ni konsi kandi niko kuri ibisekuruza urabizi yego ndabizi ngaho tubwira ugere kuri ruguru twari umwanya muremure oya si amazina angahe reka tubireke basuze ibisekuruza biri hagati aho bahurira oya ndabizi ariko si byose aho bahurira aho urahazi abagorora n'abagabika abantu bazi abagabika n'abagorora aho bahurira babidusobanurire ubashe kubimenya cyangwa nugera n'iriya hirya ubaze oya ndabizi tubahaye ikaze kuri Metos TV nk'uko twatangiye tubibabwira mwisange mwisanzure muganire wavuze ko witwa Bwiyereka risobanura Bwiyereka ni izina rya sogokuruza kuba nitwa Bwiyereka kubera ko ari izina rya gikera kandi rya sogokuruza nta zina rya kera riba kuko ntago mbizi sava urabyemeye bashoboye yitwa izina atazi ko risobanura wamuhaye ubusobanuro bw'uko ushaka kubera ko atabizi arabyemera uko mzumva Bwiyereka izina Bwiyereka niko kubonekeko wabyumvisha urabyemeye ndabyemera kuko mubibona rero ni abasore bafite ibyishimo cyane ariko icyatuzanye hano ni cyinshi gusa sinzi nimba mukijijwe cyangwa nimba mukiririya hirya namwe bazavuga ngo niye harya muracabigorogota murakijijwe mwembi urabatijwe ntago ndabatijwe harabura iki kubera ko ntibiranzamo ntago ndabitekereza kubatizwa none ico gusa gisigaye nimbitekereza nzobatizwa bavuga harya ngo uwizeye wese agomba kubatizwa siko urizeye utabatijwe ukwizera ndizeye badupfunyikiye ndizeye wizeye bingana gute wizeye bingana gute byinshi binini cyane ni iki kimwe ni ikihe kintu uza wibuka cyakubayeho bigutera kwizera cyambayeho bintera kwizera cyangwa wizeye mu buhe buryo nizeye mu buhe buryo nizeye mu buryo bwinshi ariko reka mvuge mu buryo bumwe bwatumye nizera cyane kubera ko icyatumye nizera cyane nuko njyewe nakuze nuko nagiye nkura ndakura maze gukura ariko sinatekereza ko nabasha kugera ku yindi level kuko bitewe n'ukuntu nari umuntu nyine meze udafite nk'imbaraga mbese udafite nk'imbaraga ariko Imana igenda imishurirwa kumenya byinshi rero noneho bituma bimpa kwizera kugera ku rundi rwego ibyo ngibyo Imana yagushizemo izindi mbaraga wari umeze nk'umuntu udafite imbaraga sava we nk'uko ubibona nk'umukozi w'Imana ni gute umuntu atinya kuvuga ibyamubayeho si ubuhamya kandi ubuhamya bufasha benshi ariko ukumva ukuntu aba agenda abica inyuma adashobora kuvuga ikintu yakoraga uwo nguwo aba akijijwe yego biraterwa n'icyo Imana yaba yaramukoreye umwanya wacu utaragira wo kukivuga ariko mu gihe wenyine akibicecetse reka tube tubiretse wenda azabitubwira nawe ugiye kubica inyuma Imana igukoreye ikintu mana kiguteye isoni kukivugaho arakiretse nakareka ntabwo biteye isoni ariko nyine
iyo utaraba hari umwanya wacu wo kukivuga, hari n'undi mwanya warireze kwirega. uva mu byo wari urimo. Narireze. wireze gute utabivuze? Mm? wireze gute utabivuze ngo bamenye bakubabariye iki kintu runaka na runaka? Icyo gihe narireze gusa nyine kuko nabihishuriwe. hari umushuti uza twumva bazavuga ngo yagiye kwirega ngo bamubabarire nawe ngo yakoze icyaha. nawe warireze gusa uragenda uravuga bakubabarire, ntiwavuga icyo watuye. Sava ni umuntu umeze gute mu buzima busanzwe? sava kubijanye Sava ni muntu ki? kwizina Definisiyo yawe yose. sava kwizina muri makeya sava ni umuntu bigiye bitandukana mu cyongereza no mu gifaransa, ariko kwizina sava ni umuntu ukora research cyane, umunyabwenge, ugenda uvumbura ibintu, wandika ibintu, mbese uzasanga na kenshi abantu bakoresha ijambo musava yavuze gutya. Niwe uwo jewe banisira izina rya sava. Ni umuntu mbese ubwiriye abantu umumaro wo kwandika ibintu cyane, umunyabwenge bw'ikirenga, ari busasanga bagenda bandika mu cyongereza ngo intelligence. Sava hari ibintu yanditse turekane na Musava. Sava. Ego. Hari ibyo wanditse? Aya ntabyo ndandika. Hasi harabura iki kugira ngo ubyandike ku mwanya ruwo? Aya nzabikora igihe cyanje, ndacyarimo niga ariko nzabikora. Uzabikora. Ego. Kuko musanzwe mubizi n'ubundi mwembi mwavuze ko mukijijwe kandi mukorera Imana. Ngiye kubabaza akabazo kamwe. Muntandukanyiriza umunyamategeko n'umunyabuntu, ubuntu n'amategeko. Umunyabuntu n'umunyamategeko. Noneho umunyabuntu simuvugaho byinshi kubera ko simuzi neza, ariko ko muzi urebye umunyamategeko n'umunyabuntu baratandukanye kure cyane. Cyambere umunyabuntu iwe yizera ko icyaha Yesu ibyaha byacu Yesu yarabirangije. Mu buryo iyo akora icyaha icyaha ciwe iwe akibara nkaho Yesu yakirangije. Naho umunyamategeko bizavuga ko Yesu yabirangije, ariko ntibivuze ngo tuzobikore, bivuge ngo tuzokomeza tubikore. Kandi umunyabuntu nawe akizera ko ngo gusaba Imana imbabazi ngo ni ukwitesha umutwe, ni ukuyirusha, ndetse niko bagiye bizera, ariko ugasanga imyumvire yabo itandukanye n'iy'abanyamategeko cyane. Wowe ukaba uhagaze mu wuhe mwanya? Rero nkaba mbagaze mu mwanya w'amategeko. Ikiganiro ni kaho kiri bube cyiza. Sava, Yesu yarabirangije. Ku musaraba yaravuze ngo byose birarangiye. Yasobanuriye. Basobanura iki? Nkurikije kuri iwacu yasubije, Yesu yarangije ibyaha byacu, yapfiriye ku musaraba. Amagambo menshi yagiye avugiraho, muri rimwe yaravuze ngo byose birarangiye. Ariko kuba birangiye kuri kiriya cya Adamu, mbese ibyarangiye ibyaha byacu kuri kiriya cyari twaratandukanijwe ubwiza bwacu n'Imana. Ariko ku bwa none Pawulo aje kuzandika mu gitabo cy'Abaroma yaravuze ngo ese ngo ubwo buntu twagiriwe ngo buduheshe gukora icyaha, amategeko ngo se ubwo buntu twagiriwe ngo ntibutubuza gukora icyaha. Mbese muri makeya nukora icyaha kubwo Yesu yakoze yavuze ngo birarangiye uzakibagwaho. Yego, niko mbyumva. Kandi Bibiliya zivuga ngo amategeko tiyagenewe abandi, amategeko yagenewe abanyabyaha, abicanyi, abarozi, abasebanya, abatukanyi, abagambanyi, niba amategeko yagenewe. Kandi n'uyu munsi aracyariho. Nukora icyaha itegeko rizaguhana. Naho abanyabuntu bo bavuga ko gukora icyaha nta cyaha kikibaho. Oya kiriho. Ariko niyo magambo bakunda kuvuga.
yaba ari indi minsi. bavuga ko Yego. Yesu yaje gukuraho ibyaha yabikuyeho arapfa arazuka bakavuga ko noneho nta cyaha kikibaho. Oya, icyaha kiriho. Icyaha Imana yadukuyeho n'icyaha cyo muri Edeni twari twarakoze, ariko ku bwa none hari icyariho ibyaha. Urano nubikurikira muzabisanga mu gitabo cya Yohana. Yohana wa mbere aho ngaho azavuga ngo igihe cyose ngo twibara yuko nta cyaha dufite ngo tuba turababisha. Ese kuko abivuga ni ukuvuga ngo icyaha twari twaratandukanijwe n'Imana, nicyo Yesu yabaye cyo atuje hagati atwunga n'Imana, kandi nicyo gikorwa Yesu yakoze. Ariko ku bwa none turacyaha ibyaha, nugikora uzagihana. Ubwo buntu bavuga wasanga ari indi nyigisho wenda bazanye zabo bahimbye vuba, ariko ubwo buntu twarabugiriwe koko, ariko ntibuduhesha gukora icyaha. Yego. Urebye mu buzima busanzwe mushobora kuba muri abakorari, murimo abavugabutumwa, murimo abasha mukorera mu ikanisa, koko mwatange mubivuga kwa Gosheni, niba ari kwa Gosheni, muri Gosheni niyo mukorera. Hariya ku ikanisa mukorera muri korari. Wowe uhagaze mu buhe mwaka? Njyewe ndi perezida, tukaba dukorana turi batatu. Nkaba nungurije mwene data niwe perezida mukuru, nkaba mwungurije umukobwa akaza nkurikira. Sava bamuvugiye ngo ni perezida. Ka perezida wa korari ni kubateganyiriza. Jewe ni uguteza gusa imbere umurimo w'Imana mu buryo bw'ivugabutumwa. Yego. Urebye hano mwaje muri abahungu gusa, kandi mwembi mwaje muri ba perezida, kubera ko umukobwa mwamusize ari ku ishuri. Yego. Umukobwa wa korari yabagiriye icyizere, n'ubundi yarakibagiriye irabatuma. Yego. Ni ibihe bikorwa mufite hano imbere mumurikira abantu, cyangwa se niba hari n'ibyo muteganya? Cyane cyane ndabizi ko cyabazanye hano hari ibikorwa mufite byanyu bya korari na proje mufite mushaka kubwira abantu. Dufite ibikorwa byinshi bisa nk'aho ari ivugabutumwa. Twari dufite ibikorwa byinshi nka korari, byinshi cyane. Igikorwa cya mbere twari dufite igikorwa cyo gusohora indirimbo, cyo kwamamaza ubutumwa bw'indirimbo. Ikindi cya kabiri tukaba twari dufite igikorwa cyo gusura imfubyi n'abapfakazi, kimwe twaragisohoje uyu mwaka, twaragisohoje. Tukaba dufite ikindi gikorwa cyo gukora ivugabutumwa mu yandi masengero, ivugabutumwa z'indirimbo. Tukaba twarakoze ivugabutumwa rimwe muri uyu mwaka. Ni nk'ibyo twakoduteganyaza guteganyaza kubwira abantu. N'ibyo gusa twari dushaka. Hari ijambo avuze ngo ibikorwa mufite ni nk'ari ivugabutumwa. Dusobanurira ivugabutumwa. Ivugabutumwa ni ukuvuga Yesu, nibyo vuga butumwa. Kuvuga Yesu biri mu nzira nyinshi, ariko gusa muri bimwe by'ivugabutumwa ni ugutangaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Yego. Mufite indirimbo zanyu mwanditse cyangwa se mwaririmbye zishobora kuba ziri hanze simbizi, hari zo muhafite? Dufite indirimbo zacu turirimba iz'abandi, ariko dufite izacu natwe twakoze dushaka kuzashyira hanze. Gusa muraziririmba? Twaraziririmbye zimwe, amavideo yazo ariko ntiziragera, zageze hanze, ariko wenda izindi turazisohora, turaziteganya kuzazisohorera rimwe zose. Kugera hanze uvuga ni ukuzimurikira abantu bakazibona bakazumva. Yego. Muzazibamurikira muri mu ikanisa? Mufite YouTube channel? Mufite iki? Gusa ntimwanavuze korari muririmba? Turirimba mu korari bita Light Choir. Nikorera umurimo hariya. Hanyuma uburyo tubikoramo dufite channel yacu. Yego. Nibwo wenda tuzazimurikiramo bakayibona. Dufite channel yacu dushira ibikorwa byacu nyine bya korari. Yego. Channel yitwa ngwiki? Bayita Light Gosheni TV. Light Gosheni TV. Yego. Aya majambo yose ugiye kuyadusobanurira?
Light cyangwa mugenzi wawe bigufasha ntakibazo ntakibazo. Light Goshen TV bisobanura Light Goshen TV nje ndasobanura korali kuko korali niyo mbarizwamo kuko niyo murimo nkora wa korali. Light ni umuco umurikira abantu nawe urabyumva. Light ni umuco mbese umurikira abantu umuco mwiza. Noneho Goshen nawe sinyisobanura mwene data niyo yisobanura kubera ko nje mbarizwa muri Light kandi Light niyo murimo wanjye. none se tubarizwa mu ikanisa? Mbarizwa mu ikanisa ariko urebye intego yanjye cyane aho nsanga cyane nsanga muri Light Choir. Light Choir ibarizwa mu ikanisa? Ibarizwa mu ikanisa. Nanje kuba mbarizwa mu ikanisa ariko cyane aho nsanga muri Light Choir. Ariko wavuze ko utabatijwe kandi iyo utabatijwe nta nubwo wanditse mu gitabo cy'ikanisa. Ariko ndibisabye kuba yabimenya nasusa ngizo. Iwe yavuze ahiwe. Paul akazavuga ngo yasize TV na Goshen. Niko bimeze. Sawa uko yarabivuze niko kuri Light ni umuco umurikira abantu kuko Yesu nyine yabivuze muri umuco w'isi. Kuko niko dusobanura. Hanyuma Goshen naje ndabarangira. Bagende basome muri Genesis chapter 45 verse 10 mu itangiriro ibice 45 ku murongo wa 10. Nuhasoma hepfo uzasangamo ijambo Goshen niho azabyumva neza kuruta uko nabimusobanurira hano. Wari ahantu wa Abraham azabyumva nabisoma aho ngaho. Yego. Indirimbo zanyu mufite igiterane kizaje hanze ryari cyangwa se muzagikora ryari? Turabiteganya mu kwezi kwa gatatu kuzashiriza indirimbo zacu hanze nibwo tubiteganya. Muracarimo mu biteganya ntibiraje hanze? Yego. Kubera ko mubishize mu kwa gatatu turi mu kwa mbere. Impamvu tubiteganya byo nuko benshi muri twebwe turi abanyeshuri n'uyu turi ku mwana turi abanyeshuri twese tukabona ari cyo tuzuba turi muri holiday nibwo tuzabikora neza twisanzuye. Yego. President nibikwishiye korali yawe yobe? Ibiki uhishiye korali? Mbese ni kuteganyiriza korali mbese? Korali niteganyiriza byinshi kandi nayifuriza kugera kure. Korali cyambere niteganyiriza kugera mu rwego rwiza, mu rwego rwo gukomera cyane tugakomera nyine. Nikindi niteganyiriza tugakomeza nifuza ko korali yanje yokomeza ikaba mu muntu bw'Imana. Mwavuze ko mu mwivuga butumwa mukora harimo gufasha. Mwafashije ikigo cy'abana b'imfubyi. Nibo bonyine mwafashije gusa canke mufasha n'abandi bantu batandukanye? Tureba n'abandi bari muri twebwe baba badafite ibikwiye tukabafasha nyine. Ko muri korali? Nk'umuryango dukorana. Akora wa Light Choir. Hari byo tugenda nyine dufashanya. Tuzanya gusa cyo nicyo gikorwa twari twakoze cyo kuja kwishimana nabo ngabo tubasura tubashiriye byinshi twajanye. Ni cyo twakoze ariko dushaka ko gikomeza n'ubu turabiteganya kuzakorwa mu minsi iri imbere. Niko tubikora. Yego. Nk'inzozi zanyu canke indoto zanyu murateganya kuzakora bingana gute? Kuri ico gikorwa turabiteganya kuko mu mwaka twaza tubikora nka kabiri. Mu mwaka dusoza umwaka tutangira umwaka dusoza umwaka. Nibwo twifuza kuzaza tubasura tukishimana nabo. Yego niko dushaka kuzabikora. Mufite abaterankunga baba supportinga mu buryo bw'amafaranga ndabizi kare yakora cyane. Murabafite canke ni korali Light Choir mwenyine muzikoresha? Abaterankunga mbese ni nk'abasponsor. Twebwe tubikora nka korali twenyine. Noneho nk'abaterankunga bacu ni nk'abakristo. Ni nk'abakristo badufasha babashoboye ariko twebwe ni umurimo twebwe dukora nta basponsor mbese mu yandi magambo dufite. Gusa nyine n'abantu badutera inkunga gusa ariko twebwe umurimo nitwe twenyine tubikorera n'ibyo dutanga byose
zo gufashanya biva mu maboko yacu nk'abakorari, abakristu bakaza badutera inkunga, ariko nta masponso dufite aho ngaho nyuma yaho. kenshi usanga hari ukuntu korari zimwe na zimwe, simvuze ko ari mwebwe cyangwa se abantu batandukanye, usanga bakora mu buryo bwabo ikanisa ritabizi. muri abo? oya ntabwo turi muri abo, ahubwo ubuyobozi bw'itorero nibwo buduhereza n'ibitekerezo bimwe na bimwe mu byo tubikoramo, ariko nyine tubikora bizwi n'itorero, itorero rigafata abantu baduherekeza, kuko urabona bamwe muri twe ni batoya cyane n'abandi dukorana, itorero rigafata abantu babo bakaba aribo batujana. Yego. Tugenda tugana ku musozo, reka tubasabe mubwire abantu bari aha hanze munabararikira kuza mu giterane cyanyu mufite mu kwezi kwa gatatu, nubwo iminsi mutarayipresiza, ariko nimumara kubyanzura wenda muzasubira mubibwira abantu kugira ngo babimenye bazitabira igiterane cyanyu naho kizabera. Yego. Kubw'ibyo turabashimira mwebwe mwabashije kubana natwe umwanya wose w'ikiganiro, ariko icyo turarikira abantu bose ni ukuzaza gufatikanya natwe mu giterane dufite, turimo dupanga cyo kuzoshira indirimbo zacu hanze, kuko ariyo ntego imwe yacu ya korali yo kwamamaza ubutumwa, tubwira abantu Yesu Kristo. Nibyo dushaka kugira ngo abantu bose bazoze tubane mu giterane cyacu turimo dupanga. Tuzababwira itariki mu byo turimo dupanga mu minsi iri imbere. Yego, urakoze. Ngira ngo nawe warangiza aho yagize ijambo rimubwira abantu bose babanye natwe. Natwe ndabashimiye kwanza umwanya wose tumaranye hano. Icya mbere nshaka kubararika mu giterane dufite mu kwa gatatu, mwese muzitabire, kizaba ari igiterane cyiza, muzabona gukomera kw'Imana. Murakoze. Hazakorerwamo n'ibihe bitangaza? Ibitangaza ni byinshi cyane, kubizera natwe nibyo tutazi ijuru ripanga, ariko tuzayibonera aho tuzahurira twese. Narengize ngo bari kakimuzimo wenda ukakitubwira. Igitangaza kimwe ni ukwishimira Imana, twebwe twese tuzanezererwa mu ndirimbo tuzatanga z'ubutumwa bwiza. Reka natwe tubashimire cyane kuba mwemeye mukaduha umwanya wanyu, mukaza mukatuganiriza, munaganiriza abandi bantu bose batandukanye, babashigikire babe hamwe namwe. Murakoze cyane.